ngiye rwose ibintu byo guhora mu ntambara ariya umugabo wamfata nabi anyinubira rwose ndumva nshaka kwizira kwibera hano i Kigali nkaba kwa papa njyewe rwose mbabarira rwose mbabarira ubu naje mfite gahunda njyewe ndashaka kuba oya mwana inshuro zose nguhamagara ntumfate njyewe ibyo ngibyo ndabirambira oya nta mpamvu n'imwe ni karibu mu rugo undi mwana nkakomeza nkazerera mfite papa reka njyewe bahora bantoteza noneho waje bafashe icyo cyemezo papa Kofi ibyo nihanganiye ni byinshi komeza ubyihanganire rwose umugore mwiza utaravukiye muri uru rugo nshaka ngo umwana uzava kuri Kofi wenyine uriya nzamurera bijyanye n'ibi ngo papa yanjye ngo mama yanyirukanye ngo kiki bafite ba mama wabo nta mwana wabyaye utagira nyina mama Kofi mama ntabwo ndi kwa papa hariya witwa ndesha si papa n'amazina yanjye bigeze ku ibaze nyine si ibintu mwamuzana mu hano iki ni igiki uri kunzanira iki ni igiki uzanira mu rugo iki ni igiki uzanira ahangaha ateshene uyu ni umwana wanjye maraso yanjye birakureba nanjye ndayafite nanjye Kofi arahari none aho mwahereye kuvuga we mukuru wanjye we tubanye ari ikibazo nimba utangiye kujonjora abana ugumane Kofi wawe ndagenda gumana harya si papa we wanywera iki sinakubwiye ko nitwa Richard ndebo cyane ngana nawe gusa nibi narinje mu njyewe nje mbasura niba waje gusura yageze cyaha ageni imana urive nakubwiye ngo isaha nibigeze juzusure umva madam madam nubaha aya n'amaraso yanjye urasohora uyajyaneza ajye kubariza uzabona ngufite nkomeze nzerere ntabwo ariko zakujomba ngeze mu igufwa zakujomba nta kibazo ntabwo nageza mu igufwa asaba papa njyewe rero cyane nta kicyohe ariko ibintu byarezwe nabyo ariko kabeka wa mugani kabeka wa mugani wagiye utuza wowe ugacisha baki uri ni mu kaso wagiye ubonewe dore n'imyenda naje niyo nambaye niyo natishati wanjye nta myenda unywa inzoga data nazinywa se nari kubura kuza nanjye nanyweye nashiritse ubwoba n'ukuntu kumwita dore umuriro ugiye kwakira hano we ntabwo ndi kuvanga ibyo byose mbikora ntaho ndi bujye umva mubwire n'igikapu nakizanye nacyo ahantu njya muntu kwirukanye ceceka reka mubwire uyu mugore nizani ni ishyano ejo bundi yaragiye kuntwikira mu buriri papa kugutwi asibeje papa asibeje byasa n'ibintu byo kugira ipfundi yawe niyo mpamvu rero ndakwiyegereje uranyumva kumva shyira ubwenge ku gihe kandi ibyo biyoga wowe uhora ushingamo imihera papa ntabwo nsanzwe w'inzoga ariko nazinyweye ngiye kugira ngo nshirike ubwoba nanjye nze mbabwire ibibazo byanjye ntukanywe inzoga ngo uraza gutinyuka ngo isonanyo urashaka kuzatwishyira na hano se adasonza reka njye no kureba niba mu isafuriya harimo tuza wese hano si mu rugo yewe we aha ni kwa ndesha kwa papa ni kwa so ariko harimo na nyoko wanyu uriya mugore rucurumire uranyo yewe nawe ndaje turakwereka akantu turi bukorere hano muri uru rugo
tuzi. sawa rero ndeka njye kwirira. Araguha nyoko. Hehehe. Nagatomati rwose ndaje mwitendekeho nawe ndagupfomora nawe ngewe ndagusatura reka nzi mukuru umeze utese uri gufura ndabona ari sawa muri ino minsi uri kunshimisha uri kunshimisha uri gukora imirimo neza uko bikwiriye uzi ko iyo winjiye hano nkavuga ati se uyu mwana w'umukobwa azabishoborara ariko urabizi pe ndashaka kukongeza cyane mbona wanagashobora cyane ahubwo binarenze sibyo ushobora kugira ikibazo gihe papa Kofi nkagufasha ntukantinye ushobora kunyisanzuraho nta kibazo si byose none se yarakubeshye ntabwo yakubeshye urabona hanze aha hari utwana tudusoresore tugifite intege ureke twebwe zarashize iyo subona iyo tunabuye ukabona wenda twagiye wenda nk'urugero nko mu buriri icyo gihe twebwe kubera imigongo yacitse iyo binabaye rikata ntabwo yifata twege ziba zarabaye amazi nta kibazo ariko buriya busoresore niyo mpamvu yakubwiraga ngo ntukabugereho cyane uriya mugore ni umunyabwenge uranamukunda ntugomba nanjye kunkunda si byose bose wanyanga none ntabwo wanyaga rwose bikize kandi habaye ariko uzi ko uzishinga uriya mugore rero hari ibintu avuga bizima pe ariko hari na byinshi avuga by'ibitabapfu n'akamukange umva ndashaka yo kujya mu cyaro urumva wambaye apana ibi bodaboda ndashaka kukugurira utuntu ukishima urumva mwambike ikanani yaje izipo ipima kangahe ariko kubuza ibiki ko yakubujije turiya dusoresore yakubujije ngewe umva rero ukanda akazi sibyo none kuki wumva yuko nkongeraho 5 si 50 kandi mwibanga uriya ntakabimenya mubwiye ngo iki cyangwa uhita utaha none yego ukeneye iki ugakora nkaguhemba neza siko bimeze ukanda akazi urakana cyiza yo kukuzanira utuhangu ukunda umukati bombo shokora wowe
nkakwitaho urumva ukambera umwana muzima nanjye nkakubera mabuja sarantegeka yigo uje kushumbisha mabuja nyegera rero nyegera nimba utandutisha mabuja nyegera nyegera nyine nyegera nkubwire nyegera nyegera nkubwire ariko we nyegera ariko iki mabuja arakubujije nyine twadusoresore nyegera ariko nyegera nukuri Mwezi nabi pe fasha oya fasha rwose nyegera ariko mbega akana kagaha yewe ariko ako akana kagahanya ariko buritse buhoro buhoro niko rugendo ndaje nawe ndayiguteraho wowe ndagukubita impanga nakubonye sha urasuzugura iwanjye sha wakicoco yoko